Mwiriwe neza. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku muryango cyangwa se ijambo ntagikwe. Ririya jambo ntagikwe ku ruhande rwanjye ndarishyigikira. Bitari mu buryo buri negativu, ahubwo ndabishyigikira muri ubu buryo. Impamvu mvuze ngo ndavuga ku muryango, umuryango ni ikintu Imana yashyizeho. Ni proje Imana yafashe ishyira mu buzima bw'abantu, bwacu twebwe abantu. Ni proje Imana yubakiyeho. Mu muryango niho haturukamo abantu bakomeye, mu muryango niho twese tuva, mu muryango niho havamo abantu bose muzi bakomeye. Umuryango ni ikintu gikomeye cyane, umuryango uvamo ibyishimo. Umuryango mbese ni ikintu kinini nshaka kuvuga. Impamvu mvuga ngo ijambo ntagikwe ndaryemera, impamvu rino jambo ndyemera ni iyi ngiyi. Aho kugira ngo ujye mu kintu utiteguye, ujye kubaka umuryango n'umuntu uzamufashe gusenya kandi we yaraje yiteguye. Mu by'ukuri abantu bananirwa mu muryango, abantu bananirwa kubaka umuryango cyangwa se bakora divorce, ntabwo ari uko baba baraje batiteguye gushaka, baje gushaka aricyo kibazanye, bakoze ubukwe bashaka kubaka umuryango, bubaka umuryango. Kandi nanone wibuke ko divorce kugira ngo ibe, umuntu umwe niwe uba wabanje gutera intambwe. Umuntu umwe atera intambwe, undi akaba ari we ubigenderamo. Ntabwo bose ari ukuvuga ngo bose babishakira rimwe. Yego birashoboka ko bose babyumvikanaho, ariko njye ndavuga ya divorce yo gusenya umuryango mu buryo bukomeye, mu buryo tuzi twebwe kenshi bukunda kuba kenshi. Rero impamvu ntagikwe nyishyigikira ni iyo ngiyo. Aho kugira ngo ujye mu kintu utiteguye, at least wabanza ukitegura, ukiyakira, ubundi ukabona. Kwiyakira ni ikintu gikomeye. Kwiyakira ntabwo biza gutyo gusa. Kwiyakira, iyo utiyakiriye wakora ibintu byinshi bibi bikomeye. Benshi bajya mu biyobyabwenge, benshi bakora iki. Bisaba rero kubanza ukabyakira, ukavuga se koko uyu muryango ngiyemo niteguye, koko se ngiye gukora ibyo ngiye gukora, ngiye kubikora niteguye, cyangwa ndimo kugenda just kubera ko ngomba kugenda, ndimo kugenda just kubera ko nshimisha undi muntu, ndimo kugenda just kubera ko hari abandi tungana bagiye, cyangwa se narasigaye. Oya, genda uri ready yo gukora ibyo ugiye gukora, uri tayari. Nanone kandi nta pressure yo kuvuga ngo kudashaka. Buri muntu wese afite igihe cye. Please mureke kunaniza abantu. Buri muntu wese afite igihe cye. Umuntu wese afite igihe, afite uwa gatandatu, afite samedi, umuntu wese afite Saturday azakoreraho ubukwe, sibyo? Aho ngaho rero impamvu nshigikira ntagikwe ni iyo mpamvu. Impamvu umuryango ni itafari, ni ikintu Imana yubatse. Rero kujya kugisenya cyangwa se kukijyamo utiteguye, ushaka kuzana ibibazo kuri proje y'Imana. Ubu ntabwo urimo gusenya uwo nguwo muri kumwe, ntabwo urimo kwangiza uwo muri kumwe, ahubwo urimo kwangiza proje y'Imana. Rero nibyo nashaka kuvuga kuri ntagikwe rwose. Mugende mwiteguye bantu banjye, kubaka ni byiza, biraryoha. Nubwo ntabizi ariko mbirebera ku babyeyi cyangwa se aho umuntu aba yakomotse. Umuryango ni mwiza pe, umuryango ni mwiza. Ntimukazajye mugenda kuri side ya negative gusa. Umuryango ni mwiza n'ukuri, nta kintu nawushinze. Ntimukajye mujya kuri negative, murebe abawusenye, murebe bakoze iki, murebe n'abawubatse neza kandi bigakunda. Barahari, nibo ngero nziza mwareberaho. Umuntu akubera role model kubera yakoze ikintu cyiza ukunze. Rero abantu basenye ntibakazajya bababwira story ngo wumve wayigenderaho, wumve ngo ibaye inspiration yawe yo gutakaza urugo. Oya rwose, mwari mufite iyo mind muyireke. Mwakoze.